Muraho neza, murasuhuzwa na Teacher Laura. Ngarutse kugira tuganire ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda, cyane cyane ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa mu bizamini bya provisoire. Ndashimira abakomeje gukanda subscribe kugira ngo video zacu zibagereho igihe, abasharinze zino video zacu kugira ngo bigere ku bantu benshi nabo ni byiza baboneye ahangaha, abanditse commentaire kugira ngo tujye dukora ibijyanye n'ibyo mwifuza. Ikindi hari umuntu kuba ashaka ubufasha bw'ibanze cyangwa ubufasha bwihuse nk'igihe afite ikizamini hafi, yanyandikira kuri 0783 801 753. Ntangiye rero n'ikibazo cya mbere. Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura: a. ibinyabiziga birenze kimwe; b. ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri; c. ibinyabiziga birenze bibiri; d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Hano rero ubundi ibinyabiziga byemewe kugenda mu muhanda ni igikuruye cy'imbere, nyine umushoferi atwaye cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye, icyo gikuruye n'ikindi gikuruye inyuma. Muri make kimwe n'icyagakuruye ibirenze bibiri. Rero ahangaha turavuga ko igisubizo ari c. Batubwiye ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze bibiri. Buri gisubizo ni c. Noneho iki cya kabiri, ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze bitatu bigomba gutangirwa uruhusa uretse imashini zihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye byamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: a. metero 50; b. metero 35; c. metero 25; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero iki kibazo kije cyunganira icya mbere. Tubonye ko ubundi ntabwo twagakora ibirenze bibiri, nacyo tukibariyemo byagakururanye birenze bitatu. Iyo ushatse kongeraho ikindi bikaba bine, usaba uruhusa kwa minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ariko hari ibinyabiziga bitajya byirirwa bisaba urwo ruhusa. Hari imashini zihinga, hari ibitwaye byamamazwa, hari ibikoreshwa mu imurikagurishwa na ba mukerarugendo. Ibyo binyabiziga si ngombwa bisabe uruhusa kugira ngo twongereho ikindi kinyabiziga inyuma. Ariko uko byakururana kose ntibizigire birenga uburebure bwa metero 25. Kuva ku cya mbere gikuriye kugera ku cya nyuma ntibizarenga uburebure bwa metero 25. Buri gisubizo ni c. Noneho ikibazo cya gatatu, ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute: a. iminsi 5; b. iminsi 8; c. iminsi 15; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero uko ibinyabiziga niba dugurishije ikinyabiziga cyangwa undi akakigura, kugira ngo tugihererekanye mu nyandiko cyangwa mu ibaruwa ishinganye, aribyo twakwita nka mitasiyo, ibyo twakabikoze mu gihe kitarenze iminsi 8. Buri gisubizo ni b. Icya kane, ngo kunyuranaho bikorerwa: a. mu ruhande rw'iburyo gusa; b. igihe cyose n'ibumoso; c. iburyo iyo unyura ku nyamaswa; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho ubusanzwe nibyo twita kudepasa. Tudepasa cyangwa tunyuranaho duciye mu kuboko kw'ibumoso, ariko hari igihe tujya tunyuranaho duciye mu kuboko kw'iburyo. Icyo gihe biba igihe umuntu ugiye kunyuraho yerekanye cyangwa yakatiye mu kuboko kw'ibumoso. Icyo gihe uzamunyuraho uciye iburyo. None batubwiye ngo kunyuranaho bikorerwa ni mu ruhande rw'iburyo gusa. Ibi ntabwo ari byo. Igihe cyose ni ibumoso nabyo ntabwo ari byo. Hano ubwo turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko bishobora no kubera iburyo igihe ugiye kunyurwaho yerekanye ko ashaka gukatira ibumoso. Buriya turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni d.
Ikibazo cya gatanu, ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira: a. umuvuduko w'abanyamaguru, b. ubugari bw'umuhanda, c. umubare w'abanyamaguru, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero mbere yuko tunyuranaho, mbere na mbere igihe tugiye kunyuranaho bikaba ngombwa ko twifashisha inzira z'abanyamaguru zo mu kindi gisate, ndavuga icy'ibumoso kandi turi kugendera iburyo. Mbere yuko tunyuranaho, igihe biba ngombwa ko dukandagira mu nzira y'abanyamaguru yo mu gisate cy'ibumoso, icyo gihe tuzabanza turebe umuvuduko w'ibindi binyabiziga, harimo na cya kindi turi kunyuraho. Niturangiza twongere turebe uko ubutaka bumeze bw'aho hantu. Ushobora gusanga ari ahantu harimo ibinogo, ugasanga ari ahantu hari ubutaka bworoshye ku buryo wacishamo nk'ikamyo nini igateberamo. Niyo mpamvu mbere yuko tunyuranaho, mbere na mbere tuzabanza turebe umuvuduko w'ibindi binyabiziga, turebe n'uko ubutaka bumeze. Niyo mpamvu turi buvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Buri gisubizo ni D. Ikibazo cya gatandatu, ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko itatu ifungwaho ibiziga bine ni toni: a. toni 24, b. toni 10, c. toni 16, d. toni 56. Hano rero uburemere bw'ikinyabiziga tubupimira ku cyo twita umutambiko. Umutambiko ni icyuma gihuza amapine abiri iburyo n'abiri ibumoso inyuma ku kinyabiziga. Ni bya binyabiziga bigira amapine 4 inyuma, cyangwa 8 cyangwa 12 bitewe n'imodoka iyo ariyo. Rero icyuma gihuje amapine 4, abiri y'iburyo n'abiri y'ibumoso ari inyuma ku kinyabiziga, nicyo twita umutambiko. Rero ikinyabiziga nikigira umutambiko umwe, nka kwasiteri cyangwa madina, icyo kinyabiziga ntikizarenza uburemere bwa toni 10. Igifite imitambiko ibiri, nka hoho cyangwa ibyo mwe mujya mwita dipine, ibyo ntibizarenze toni 16. Igifite imitambiko itatu ntikizarenze toni 24. Ikamyo iyo ari yo yose ntizarenze toni 56. Uburemere mu mijyi cyangwa no ku yindi mihanda y'igihugu nka Kigali Rusumo, Kigali Kagitumba, Kigali Gatuna, Kigali Rubavu, uburemere bunyura muri iyo mihanda ku kinyabiziga gifite umutambiko umwe ntikizarenza uburemere bwa toni 10. Gifite imitambiko ibiri ntikizarenza toni 16. Gifite imitambiko itatu ntikizarenza toni 24. Ikamyo iyo ari yo yose ntizarenze toni 56. Niyo mpamvu tuvuga ngo mu mijyi kimwe no ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko itatu ifungwaho ibiziga bine ntikizarenze toni 24. Buri gisubizo ni A. Icya karindwi, ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikuruye hari umwanya urenze wa metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Aha ngaha rero A batubwiye ngo ni agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande. B baratubwira ngo itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu keretse igihe ikibizirikanyije kimuritswe. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero ni cya gihe ubundi rumoroki n'ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Mu bikururana igikuruwe inyuma nicyo twita rumoroki, ikinyabiziga gikuruwe nicyo twita rumoroki. Rero niba imbere h'iyo rumoroki, umwanya uri imbere ya rumoroki kugeza inyuma y'ikinyabiziga kiyikuruye, wa mwanya uri hagati ya rumoroki n'ikinyabiziga kiyikuruye niba urengeje metero 3. Icyuma kibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira igihe amatara y'ikinyabiziga agomba gucana. Ubwo ni nijoro. Nijoro ntabwo twashyira agatambaro, ntabwo kagaragara. Nijoro tuzakoresha itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu keretse igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Buri gisubizo ni B. Noneho icya 8, ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: A, mu duhanda tw'amagare, B, mu duhanda twagenewe velomoteri, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero turavuga ngo
tubujijwe guhagarara umwanya munini, byaba ari mu duhanda tw'amagare haba no mu duhanda twa velomoteri, buri gisubizo ni C. Noneho icya 9, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hakurikira: imbere y'ahantu hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi tubujijwe guhagarara umwanya munini. Ubwo turavuga ku marembo ya gare, ku marembo y'isoko, ku marembo y'ibitaro, ku marembo y'ishuri, no ku marembo y'urugo rw'umuntu, kubera ko naho hinjirirwa agasohokerwa n'abantu benshi. Ari nayo mpamvu abantu muzajya gukorera perime definitifu, iyo bakubwiye ngo uhagarare ku gipangu cy'umuntu, uramubwira ko bitemewe, kubera ko tuba tugiye guhagarara ahantu hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Iri tegeko waburyishe rero. Aha kabiri batubwiye ngo ni mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo ngo icagaguye. Ibi ntabwo ari byo. Ahantu hari umurongo ucagaguye rwose haba harambuye, wari umuhanda muremure ku buryo ureba imbere yawe mu ntera nyinshi imbere yawe. Aha rero twari kubisubiza B, igihe bari kuvuga ngo ni mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, none bo bashyizeho icagaguye. Buriya turavuga ko igisubizo ari A. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini imbere y'ahantu hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi, buri gisubizo ni A. Noneho ikibazo cya 10, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hakurikira: A, imbere y'ahantu hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi; B, mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Noneho uri kubona ko idacagaguye bayizanyemo. Niyo mpamvu turuvuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri tubisange kuri C. Aba bantu mujya mu kizami mugasoma akantu kamwe mugahita musubiza, ririya ni ikosa, kuko hari igihe usanga n'ibyo hasi hakavuyemo ikindi gisubizo, bakakubwira ko ibisubizo byombi ari ibisubizo by'ukuri. Hano ngo turuvuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri tubisange kuri C. Noneho icya 11, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hakurikira: A, ahategereje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini; B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe; C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi; D, ibisubizo byose nibyo. Mpereye kuri A, ahategereje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Ndamutse nje nkaparika hagati y'imodoka ebyiri, imbere nkaba negereye imbere n'inyuma inyegereye, njye uhagaze hagati y'izo modoka ebyiri, ntabwo byankundira ko nsohokamo. Mba nkeneye gusubira imbere, kujya imbere nsubira inyuma, kugira ngo mbashe gusohoka hagati ya za modoka ebyiri. Niyo mpamvu rero mba nkeneye metero imbere na metero inyuma, kugira ngo mbashe gusohoka hamwe nahagaze. Buriya turavuga ko ubwo A niyo nabyo murega mukora muri ya parking imwe mukora mu bizamini bya perimi. Uri kubona ufite imbere umwanya n'inyuma umwanya. Aha kabiri ni ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, hari ibyapa bibuza kuhahagarara. Niba hari ibyapa bibuza guhagarara umwanya muto n'umwanya munini, aho hantu tubujijwe kuhahagarara. Aha gatatu ni aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Umunyamaguru yanyuraga mu nzira z'abanyamaguru, araje asanze harimo nk'ikintu cyamubangamiye. Icyo kintu kimubereye imbogamizi cyangwa inzitizi nicyo twita inkomyi. None wa munyamaguru aje kunyura mu muhanda kugira ngo abererekere cyangwa anyuraho iyo nkomyi itari. None naho yanyuraga naho uraje uhaparitse imodoka, urumva ko nabyo ni ikosa. Nubwo turavuga ko ibisubizo byose ni ukuri, buri gisubizo ni D. Icya 12, ngo guhagarara akanya gato na kanini birabujijwe cyane cyane ahakurikira: A, mu muhanda w'icyerekezo kimwe hose; B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini; C, ku mihanda ibisikanirwamo y'ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana batagifite metero 12; D, ibisubizo byose nibyo. Hano rero mpereye kuri A, batubwiye ngo ku mihanda ibisikanirwamo, ngo ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Ku muhanda ari icyerekezo kimwe ntabwo bakubuza kuwuhagarara iruhande. Uvuze ngo ahangaha baturujishije, ntabwo ari byo. Umuhanda w'icyerekezo kimwe nshobora kugenda nkaparika ku ruhande, nkagira ibyo nkemura, nkongera nkasubira mu muhanda nkakomeza. Ibyo byo ntabwo bibujijwe rwose. Ahubwo aho tubujijwe ni mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa akanini. Ugiye ugaparika iburyo bw'umuhanda, undi agaparika ibumoso bw'umuhanda, mugaparika muteganye muri paralele. Icyo gihe muhita mufunga umuhanda ku buryo nta modoka zemerewe kunyura aho ngaho. Urumva ko guhagarara umuhanda ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini birabujijwe.
ino se ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya ugomba gutuma bisikana butagifite metero ngo 12. Umuhanda ufite ibisate bibiri uba ufite metero 6. Igisate kimwe kiba gifite metero 3 n'ikindi kikagira metero 3. Kugira ngo ubisikane na mugenzi wawe mwembi muba mukeneye 3 n'undi 3 mugakenera metero 6. None hano washyizeho 12 zose, urumva ko se ntabwo ariyo. Turavuga ko guhagarara umwanya muto n'umwanya munini bibujijwe mu ruhande ruteganye rw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Igisubizo ni B. None cya 13 ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa inkengero y'umuhanda yegutse ivuga ibi bikurikira: A. Guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. B. Guhagarara umwanya muto n'umwanya munini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. C. Aho bahagarara umwanya munini cyangwa umuto. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umurongo w'umuhondo wari uciye ku ruhande rw'umuhanda ucagaguye uvuga ko guhagarara umwanya munini bibujijwe ku burebure bw'uwo murongo. Aho hantu ushobora kuza ugahagarara akanya gato ugahita ukomeza, ariko bibujijwe kuhagarara umwanya munini. None ahangaha bari kuzanamo umutoyo, urumva ko ntabwo ari byo. Tubujijwe guhagarara umwanya munini ku burebure bw'uwo murongo, buriya turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icya 14 ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafitanye gahunda kandi batanayobewe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo munyurwamo gusa n'abo bakurikira: A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibi bintu kugira ngo mbisubize ndabihera kuri b'abanyamaguru bagendeye hamwe, ari imirongo y'ingabo z'igihugu, ari udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'impererekane, ari abanyeshuri bagiye mu rugendo shuri. Abo ngabo bo ntabwo bakwira mu nzira z'abanyamaguru. Iki gihe bafata igisate cy'iburyo bw'umuhanda bakagikoresha bakagendera iburyo nk'uko imodoka zigenda. Ariko niba ari abanyamaguru badafitanye gahunda, umwe afite gahunda ye yagiyemo n'undi, icyo gihe bategetswe kunyura mu nzira z'abanyamaguru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo munyurwamo gusa n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Aha ni cya gihe dufite umuhanda ufite nk'ibisate 4. Icyo gihe ndambuka ibisate bya mbere 2, mpagarare hahandi mo hagati haba hateyemo indabyo, imikindo, harashindamo amatara yo ku muhanda, ari ahantu tuhita mu karondorondo k'ubutaka. Ndaza mpagararemo, namutse ibisate 2 bya mbere mpagazemo, ndongeye ncunze imodoka ziturutse mu bindi bisate 2, ndongeye namutse nabyo ndabisoje. Rero uwo mwanya mara mpagazemo hagati mba mpagaze mu butaka butsindagiye butandukanye imihanda 2 bwo munyurwamo gusa n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Buri igisubizo ni A. Igisubizo ni B, ni A. Batubwiye ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafitanye gahunda kandi batanayobewe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda 2 bwo bunyurwamo gusa n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Buri igisubizo ni A. Cya 15 ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira: A. Utarengeje metero 50. B. Utarengeje metero 100. C. Utarengeje metero 150. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero icyo gihe ni ukuvuga ngo dufite imodoka zifite gahunda imwe zigiyemo, tugiye mu nama rusange runaka nka kwa kundi twacagamo igihe twe twakiriye inama y'abantu bakoresha ururimi rw'icyongereza, bajyaga mu nama runaka bitewe n'aho iri bubere bakagenda bafitemo bagendeye rimwe abantu bagiye muri iyo nama bose. Dushobora kuba dutashye ubukwe, dushobora kuba tugiye gushyingura. Ibyo ni ibintu bisaba ko abantu bagendera hamwe. Icyo gihe rero kugira ngo dutonde umurongo w'abantu bafite gahunda imwe, uwo murongo kuva ku muntu wa mbere uri imbere kugeza ku muntu uri inyuma, icyo gihe niba dutwaye ibinyabiziga ntituzigire turenza umurongo wa metero 500. Iyo bishatse kurenga metero 500 tuzabigabanyamo amatsinda ibinyabiziga. Itsinda rimwe riba rifite metero 50, no hagati y'itsinda rimwe n'irindi hazemo metero
50. Nubwo ibyo bidakurikizwa ku binyabiziga bya gisirikare biherekenyije mu nsisiro. Bya gisirikare iyo bigeze mu nsisiro cyangwa ahantu muri santere byo bigenda byegeranye, ariko ibindi byose bizakorwe mu itsinda rya metero 50, no hagati y'itsinda rimwe n'irindi hazamo metero 50. Buri igisubizo ni A. Noneho icya 16 ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira: A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero mu buryo bwo kwirinda ubunyereri ntabwo amapine azigera ashyirwaho udushyundu. Bavuga ko inziga z'ibinyabiziga zitagomba kurangwaho utunogo n'udushyundu. Iyo hageze niyo hafataho urwondo rugafataho cyane ku ipine, iyo ugenda uba wumva bisa nk'ibyiceka. Rero ntabwo amapine azigera ashyirwaho udushyundu ngo turi kwirinda ubunyereri. Ahubwo mu buryo bwo kwirinda ubunyereri, inziga ariyo cyangwa ariyo mapine bizashyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Buri igisubizo ni B. Niho usanga nka ziriya mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, igihe ahantu bahamennye amazi cyangwa bagira ngo bifate neza, bya bimashini byabo bigendera ku minyururu. Mu buryo bwo kwirinda ubunyereri, inziga cyangwa ariyo mapine zizashyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Buri igisubizo ni B. Ikibazo cya 17 ngo mu mijyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorezi ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Twabonye ko uburemere mu mijyi kimwe no ku mihanda y'igihugu, uburemere ku mutambiko umwe ni toni 10, imitambiko 2 ni toni 16, imitambiko 3 ni toni 24, ikamyo iyo ari yo yose ntizarenza toni 55. Kandi hano n'ubundi batubajije uburemere ku ikamyo iyo ari yo yose ni toni 55. Ntazanditsemo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Buri gisubizo ni D. Icya 18 ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu habi, intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara. Iyo ntera yerekanishwa n'icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira: A. Kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ubusanzwe icyapa kiburira, iyo nkibonye wenda nk'imbere ngo hari ikoni iburyo, icyo gihe ibyo bintu nakabaye mbona icyapa kivaho nkagenda urugendo rungana na metero 150 kugera kuri metero 200 kugira ngo mbashe kugera kuri iryo kona icyapa cyanyeretse. Icyo gihe rero iyo biri bujye munsi cyangwa biri bujye hejuru, tubigaragaza dukoresheje icyapa cy'inyongera. Bakatubwira ngo wenda niba ari ikoni turi bubone, turaribonera mu ntera metero 80. Ibyo rero bizagaragazwa n'icyapa cy'inyongera gishyirwa munsi ya cya cyapa gisanzwe kiburira. Icyo cyapa cy'inyongera kikaba gikozwe mu ishusho y'urukiramende rw'ibara ryera. Urukiramende bari kutubwira ni rectangle. Aba ari impande ebyiri zingana n'izindi ebyiri zingana zigiye ziteganye. Rero ibyapa by'inyongera byose bikozwe mu ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Buri igisubizo ni B. Hano icya 19 ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu. Uburemere mu mijyi twabonye ko uburemere ku mutambiko umwe ni toni 10, imitambiko 2 ni toni 16, imitambiko 3 ni toni 24. Ikamyo iyo ari yo yose ntizarenze toni 55. Hano nanjye ndi kuvuga no ku yindi mihanda itari yo mu mijyi, ni no mu mihanda yo mu makaritsiye, ino mihanda idafite ahantu hazwi ijya. Uburemere bwaho tuburebera kuba harimo amakuzungu cyangwa hatarimo amakuzungu. Makuzungu itandukaniro ryayo na rumoroki, makuzungu yo iraza igashikama ku kinyabiziga cy'imbere kiyikuruye. Ubwo nabaha urugero rwa za Scania, kiriya cy'inyuma kiba kije kigashikama kuri kabine y'imodoka. Rero ku yindi mihanda niba harimo amakuzungu ntibizarenze toni 12. Ku yindi mihanda itari yo mu mijyi, igihe tubaremo amakuzungu ntibizarenze toni 12. Igihe makuzungu hatarimo amakuzungu ntibizarenze toni 16. Tubonye ko uburemere mu mijyi ku mutambiko umwe ni toni 10,
imitambiko 2 ni toni 16, imitambiko 3 ni toni 24, ikamyo iyo ari yo yose ntizarenze toni 53. Ku yindi mihanda harimo makuzungu ni toni 12, igihe makuzungu itarimo ni toni 16. Reka tubihereho dusubize kino kibazo. Batubwiye ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Igihe hatarimo makuzungu twabonye ko ari toni 16. Buri igisubizo ni C. Ni nacyo kino cya 20 nuko ho imibare batayigaragajemo. Batubwiye ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Niba hatarimo makuzungu twabonye ko ari toni 16. Ntazanditsemo aha ngaha noneho turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mwakoze kureba ino video. Ikindi ndashishikaza n'abatarakora subscribe kuyikandaho kugira ngo video zibagerereho igihe. Ikindi natangiye kubakorera twa video dutoya tumara umunota umwe, ari two bita udushort video, no kugira ngo mbagaragarize duhuze ibyo tubona mu bitabo n'ibyo tubona kuri tele. Mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza.